Matayo ni ibice birindwi umurongo wa 13. Missionnaire Uduma ufashe. Matayo ibice birindwi umurongo wa 13. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu, ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abanyuramo ni bake. Mubeze 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega ryabo. Amen. Subira hejuru. 14. 15. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. 14. Reka mbere kuri 13. Mugire mwirembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abanyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abanyuramo ni bake. Amen. Bakoze cyane. Subira isomere yari ya prof yasomye. Jambo nibyo byari bifite umutima wanjye. 10 muri Matayo uhereye kuri 30 na karindwi. 38. Kandi utikorera umusaraba we ngo ankurikire, ntakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Amen. Amen. Dushimiye Imana kuko Satani akumanukiye afite umujinya. Soma izaisho. Yarababwiye izaisho mu kabiri kurangwa 20 ngo dore aho utuye n'intebe ya Satani iba aho dutuye, abavuze bacu aho tuzarira, abahungu bateretera, abakobwa bateretera, aho twubakira, aho ukorera activities zose ni neza kuri roundabout muri presidence ya Satani. Neza. Niko ibintu bimeze. None wewe urerera imbere ayamugobora presidence, ariko muzi presidence ari iwacu kwinyura ng'imodoka ipfiri harya neza ku muryango. Ipu hariya ku muryango irapfiri. Izo hapfiri wenda sinzi yariwa presidence zose ni kimwe kwisi. Uhanyuze ngo uri gute, ibintu zose bizabikorerwa hariya. Ntuzure uzureba imbere aho utambuka. Ibintu zose Satani akorera, ni urerera abana, ni uzanira, ni hanyuma ukaranga udafite amakuru yaho, ukazuza ugafata urufu ukagenda utuye neza ikitu neza urugo rwawe rwegeranye no rwa Shitani. Washitani ugafata urusa nanaza kizokuba. Ikindi kintu cya kabiri gikurikira icyo gutya nyuma y'ikanisa, kuko ivide y'umugore tiyo kurwa n'amafaranga, tiyo kurwa n'iburayi, tiyo kurwa no kuvuga ngo wabaye umwami, tiyo kurwa n'iki, tiyo kurwa no kwambara neza. Umugore Bibiri iravuga ngo ibintu byinshi Imana zirinyuza mu babyeyi cyangwa mu bandi bantu, ariko umugore mwiza mw'ijuru baza bacura bakaririmba ufurahi moyo wawe. Heri nyingi mepata, sikitiko imekwisha. Haleluya. Iyo tuvuze umugore tuba tuvuze umugabo. Igitangaza cyo gituma bavandimwe ibintu bibiri biragoye.
semene haleluya. Yemwe nari mvuze umukozi w'Imana Pastor Christina uzogende hari amasomo runaka y'abakobwa n'abasiribateri azoba kandi azobafasha. Imana ishimwe usuze Pastor James n'abazaza kubaramutsa. asante. Bari kwiteguye. Imana ngumushime nishimiye kubona shaka mwebeshe inshuti. Vugira ijambo abene data ariko ndagaruka ku ijambo rya prof. Noneho ku cyumweru ngira ngo ni ku cyumweru cyashize nabwirije nimugoroba hari amagambo navuze ngenda ngaruka. Iki gitabo ni kirimo amasomo. Iki gitabo kirimo amasomo, kirimo guhera ku isomo rya mbere ukageza ku rya mbere. Kandi umunyeshuri nguyu mwarimu ufite n'abandi benshi n'abarimu na bishop hano yigeze ndagira ngo barigishije imyaka 10 ngo bamuzusa ko mategura isomo kiza ingora ziza ikugora ngo bamuzusa ubunyine ngutanga kuri nuko amatanga. Iki gitabo n'amasomo, iki gitabo n'amasomo. Kandi mwibuke neza twese twanyuze mu masomo n'abataranyuze mu masomo bisobanura bikumvikana. Iki gitabo kirimo amasomo, harimo isomo ryitwa gusenga. Iyo utaryize ngo urirangize, wiga isomo ryo gusenga urirangize, tugi bwacyo ukazakora examen y'iryo somo. Ufata kangahe? Hari isomo ryo gutanga hano nabonye kabisa nabashimye. Hano isomo ryo gutanga murifitemo maîtrise kabisa. Pasi wabikoze neza kandi niwe wonyine bigiriye neza nk'uko isomo baryake. Hakaba isomo ryo kwizera. Uyu mugabo yatwigishe kwizera amasomo ari bamwe. Hakaba isomo ryo kwiyanga, niryo ngiye kuvuga prof yavuze, isomo ryo kwiyanga. Hakaba n'isomo ryo kwikunda, hakaba n'isomo, hari amasomo. Isomo ryo gushaka, isomo ryo kubyara, haba iki gitabo cyuzuye amasomo nyigisho. Babiri abakristo benshi tibakunda isomo ryo kwiyanga. Yesu yavuze ngo niyanga ubugingo bwe nibwo azabubona. Ngo nagera nabukunda azabura. Iryo somo niryo ngiye kubiga. Semene haleluya. Somo ryo kwiga. Tukwiye kwiga amasomo yose muri iki gitabo. Twarangiza ayo masomo tugapfundikira. Igihe cyose tuzahura iyo uhuye n'isomo wize neza ukiga, mwarimu agaturuka hariya akavuga ngo M+1 = combien, warabisomye neza ukabyumva biroroshye. Ariko iyo mwarimu abajije ikibazo ukabona abantu ko barabye amakaramu ariko ni bibi ndabyibutse. Uza ngo barimo arabajije yateguye exam tubone ku rupapuro ukamubona gusa hano ku itabo ukamubona nta kintu pi. Uzageze ikibazo ni mwarimu cyangwa ikibazo umunyeshuri. Ikibazo ni mwarimu aza yigisha, yamara kwigisha
amasomo yigishije akaba ari n'ababaza. Iyo mwarimu yigisha atigishije isomo datakariwe examen, uwo mwarimu mwumvira ko tizeme ndibibaho bo mufiri methodologie ni kumwe imana exclusion woza isomo utigishije ukaja kuri abanyeshuri ngo gute kandi mwarimu mwiza nigeze uja mu giterane muri Afrika, Apotre Gitwaza asobanuye ikintu ndatanga ariko naranezerewe. Avuga ikintu aravuga ngo iyo umunyeshuri yahagurukije umudamu bariko baronshinga ishuri ryabo rya Zayoni, noneho bazana umunyarwandakazi wigisha muri Amerika, wari directeur w'ishuri muri Amerika, aza kuyobora iryo shuri ryabo rya Zayoni. Uwo munsi barivuze nari mpari, avuga ijambo natanga, aravuga ngo mwarimu ngwiyo mwanyeshuri atsinzwe, ngo mwarimu abatsinzwe kabiri. Nama mpaka na mutima sinage urabona mu ikanisa ndavuga uzoka na mutima cyangwa ukende. Nama mpaka na mutima ngo uyu muntu uko nuje kuba directeur w'ishuri arabyisha. Mwarimu umunyeshuri yatsinzwe mwarimu abatsinzwe kabiri biva gute tushoboka. Aravuga ngo noneho aje kwisobanura, mutegera mu gisobanuro, kuko iyo bavuga ijambo ry'Imana. Hari umuhungu umwe wavuze ijambo mu gitara, namubwira ngo ndushe gutekereza. Yaravuze ngo iyo bavuga ijambo ry'Imana ngo azatinya kumira amacandwe ngo atamusabiriza. Namubwira ngo ndushe gutekereza wewe wake usome n'igihe yamanutse keretse yarwanye ngo ndavuga ngo ngiye kumva iki kintu uyu mwarimu agiye kwigisha abantu. Iyo mwarimu aba afite ibibazo aba afite ibisubizo, kandi wewe abana bigishije igitabo ku ikiruta Bibiliya za silabisi zingana ngo kimeze nka korowani, hanyuma agatora ibibazo bingana ibyo atowe aba afite n'ibisubizo byabo. Hanyuma iyo bitaze mwarimu umunyeshuri agatsindwa, iyo watsinzwe kabiri nama mutegera. Aravuga ngo iyo mwarimu bamutoye kuba mwarimu, ikintu cya mbere ari impano y'umunyeshuri. Umwana yamugeze imbere aza mureba gutya akamamenya ngo impano ye n'ubwubatsi, akamatangira kumwigisha ubwubatsi, kuko Imana rurema yafashe ikintu impano yawe iguterekamo. Nukuvuga ngo iyo mwarimu atambutsa imbere aza avuga ijambo rimwe wowe ukumva kabiri, kuko iyo ubwubatsi kurimo baza bakubwira ubwubatsi ugahishurira. Iyo ikiganga kikurimo kuvura abantu, mwarimu w'umuganga azaza akakubwira imitsi n'amaraso n'inyama n'amagufwa n'imisokoro, wowe ukaza ugenda uhishurira, kuko si wowe wabishizemo, n'Imana yabishizemo. Hanyuma iyo avuze rimwe za bindi Imana yashizemo iza bikingura iyindi miryango. Umwarimu iyo akuye umwana gutya akamureba aza mve maze gusa n'ingene ameze, azahita amenya ngo Imana yamuteretse muri iki kintu. Ndavuga ngo urambaye kabisa. Semene hari isomo mwarimu yateguye, hanyuma igihe babigisha ukarangara uvuga amatwi. Isomo ryo kwiyana ririhana, washika igihe cyo gusubiza nyagusubiza, ugasubiza ibidahuye. Abantu za nyigisho z'ubuntu, za nyigisho zateye muri myaka zitwa ubuntu, tuhombwira ngo igisubizo ni iki, ikibazo ni iki, igisubizo ni iki. Hanyuma ntiwatanze igisubizo nyacyo ngo bakubwire ngo ni mu buntu ngo ngo turabushirira kibirimo. Hari isomo, hari amasomo birasaba ngo yige, umara kuyiga
hari ibibazo igihe uzashika neza mu gusubiza cya gisubizo tugisubize mu nubwo buntu ni uzagusubiriza niko bisetinze niko zuba ikibazo rero abakristo tufite uyu munsi wa none turabane iyo tugezemo iyo Yesu aguhamagaye ntaza gusangiza amata na kositime n'ibinani aza guhamagara gutya guhamagara akakunyuza mu mishuke n'amahwa n'amashuka ariko kugenda umwegeye niko ibintu bigenda bigenda umuntu utarizira isomo ryo kubabara ryo gukubitwa ryo kuvunagurwa azagiziramo gutya akamasubirayo ntibishoboka iyo Yesu aguhamagaye gutya ikintu cya mbere ugenda uhura n'ibihe by'ibigeragezo n'imputa ikintu cyose ukoze ubona ko kiranga ariko iyo wize isomo warimetirije neza na neza uzi ugenda iryo somo abakristo benshi ntibari muzobaza uyu munsi dufite abakristo uyu munsi turi abakristo uyu munsi turareba abakristo kubareresha amata muri iki gihe muri iki kinyejana isomo ryitwa imibabaro n'izahabu no kurara dusenga ubu niba tuvuze ngo dusenge nta gatatu katarimo uyu wacu ni nabi nta gatatu katarimo ubuhanuzi katarimo sente katarimo mwana muza gusa mugire ngo uzongera udutatu bizokwereka abanyeshuri ufite kwereka abanyeshuri abakristo uyu munsi bakeneye ngo nabi naza wowe ugende urare mu isara uzi indorerwamo kamera zose nkunda Bishop Christophe nabi wacu Kigali amukunda cyane arege yakubise gutya arambwira twese twicaye mu rugo amambwira ngo uriya muhungu ngo afite radar urabona cya kintu kimwe radar cya kintu kimwe bagazagira kera cyangwa zacerekana amashusho bagazashira inyuma ye parabolique yarambwira ngo twese twicaye mu rugo sinzi iyo umuntu afite imana bayifite yamambwira ngo sinzi uko bateye nyine ngo dutangire dusengere ubu ngo avuge gutya yamambwira muri ya muhungu ngo afite parabolique nk'uko ndayibona parabolique ni ibyante ngo azayere wiyo umuntu neza agiye kubona ko azayere kwa mugenzi bazabona cya kindano kimuzanira abakristo bawe Bishop Joseph aba bakunda ngo wowe urare wamubwira utya uzane radar wamubere kwa bose bakunde bere ariko isomo ryo kubabazwa kugira ngo batunganywe neza kuko nta musirikare mwiza uhaba abasirikare bacu Rwanda cyangwa abahe kugira ngo bamunyuze muri training tuzazira bazajana muri Marriott ni hoteli iri mu mahoteli makuru hari bazamutegura igikoma kirimo amata n'amagi na ji cya kivuguto cya ji na za yawurute n'amasalade n'amaguru y'inkoko akaranze yumukije neza bamutegura kuja kurwana na Al-Qaeda muri Sudan bazabaraza ijuru y'ibiti bategura kuja kugira ngo uzogende uzamureba amateka giseka urebe amateka ya Israel urebe amateka y'Abanyamerika urebe amateka y'Abarusi urebe icyo gisirikare ibihe babamo zo kwitoza baza bitoza abahungu benshi barabizi banyuze mu gisirikare byando Musevere kuva muri Zuba muzobare
bazabatoza ariko ndabizi abavandimwe banje n'abandi ba data wacu b'abasirikare ikintu cya mbere z'ambabazi urugendo rwo kwitoza bakambwira amakuru. Amen. Kambwira amakuru yo kwitoza. Bakristo muze mutoze ikintu cya mbere mutore ijambo ry'Imana. Musome mumenye amakuru mumenye isomo mumenye ahantu umukristo azanyura bakamukandakanda bakazamura bamuzikira mu ntoki. Kandi Imana ikamubwira ati uri muri training uri mu masomo uva muri iryo somo ukinjira mu kindi cyumba winjira muri icyo cyumba bakagukubita gutya bakazaguteramo umupira icyo cyumba kivamo ukagira nk'imyaka 3 gihe kimwe cyo ntamayizi nakaregeye twavuye Burundi twamaduka muri igitaramo cyo muri Afrika turabikumbura turi Burundi turasa twamatuvuga ngo tuje Rwanda turagenda tafaranga na maiza nakaregeye abantu mama twari dufite umurundi Bujumbura turi mu Kibenga dukumbura igitaramo cyo muri Afrika mama tuvuga ngo tuze gutanga tubwiye umudamu aduha imbere 5,000 z'amarundi tuvayo tuza tugera mu Kirundo ngo dushike mu Kirundo dutega moto dutega igare yamituza na mu Kirundo tugeze Nyamata tunyura kandi tunyura inzira zimwe zitazinyurwa tugera ahantu baza binjira mu mazi ngo tugera mu mazi n'amanani n'amagare amakinga turaza turambuka neza tugeza Nyamata ngo tugere Nyamata bahamagara umuntu i Kigali nawe tugatera telefone bahamagara umuntu i Kigali tugeze Nyamata atike gusa bamaze nanga twishu barogereza ati mu mwenda ni mutege muraza musange muri gare Kicukiro gutega twaza ubu mbona dufashe ide igitaka ayo masomo yose aba hari amasomo bisaba zanga bikunda mwaba Kristo nimwirengagiza mugakena ngo pastor gusa azabere kandi gasaba pastor bose nimugire ngo ni bose yohara ariko naterekwa cyangwa kerekwa cyangwa kagera mukaba mufite ikintu mukunda ukagira ngo wametrisha amasomo y'iki gitabo bizokunda birasaba hari isomo ryo gukishwa bugufi kandi ukishijwe bugufi semene haleluya ijambo ry'Imana umukozi w'Imana twigishije ngo dushike turisubira yakara tugera amasinda mu standard ni firindwi nizirindwi Yesu yavuze indi yo kwicisha bugufi asanga hayo ngo kwinjira muri kavu gasuye ukamanuka nta kandi kumva ko yashize aburaho aje kwicishiriza bugufi yamabwira Imana ati amazima Imana iravuga ngo papa ngiye kukwera semene haleluya kukwera twigishije ngiye kukwereka ngiye kukuzamura umuntu iyo yizamuye bazamumanura kandi iyo umuntu yimanuye wowe ukimanura haba nabo aza kuzamura bana kwimanura ngo numara wizamura oya mukubanza uzawe ushake ukametriza amasomo yo kwimanura uzukiriye po haba mawo Habaraso haba ibyo bazabashira muri etajeri esase baka uzaye kwitwa kandi kubutu kabiri umubiri semenya iryo somo wa ukunda ubugingo mugiye uraza mu masengesho mugiye ushakisha mw'Imana mucacu mugiye zo mugo ayo masomo yose warayakwebye zo umwigisha Yesu uri fake miyaga iri hanze zanga bikunda turagowe imiyaga ye tuzohura nayo kubabazwa tuzohura nako ibindi bintu tuzohura navyo titwobikwepa ngo bishoboka birasaba ko aya masomo yose nitwanga kuyiga tituzanga ukora examen ya iyo zanga bikunza tuzakora examen ya ariko umuntu yakoze examen yumva asobanuke
wahishuriwe bavandimwe nidukora amasomo y'igisirimu nawe nkubitiraho beya y'igisikari twarametero y'igisirimu ntabwo ejo bundi hari umudamu tuba tumwitana n'ishanga ishanga kera tugira za gisenge yagira bucya kamwe bacuranganye ibiconge n'imimaro ugezweho yakubita bucya akabanza akaza mariwe ngo cya data kirashe we ezo shanga igisirimu ariko tumenya ngo igisirimu cya data kiza cyangwa nakubitaga icyo cyawe Mazayumva ko zatugora semene haleluya Imana idufashe duce mu masomo n'iryo jambo sojeje duce mu masomo kuko iki gitabo kirasaba ngo twige amasomo yose tuyamenye tuyametrize tuyahabwemo ubushobozi kandi ayo masomo tuyige niturangiza tuyakorere ikizamini niturangiza tujye muri defense tugraduating mu ijuru bavuge ngo yibura kuri certificate bene nduzo kukwepa turico gituma abakristo bacu bata iyo avuye mu vumbi agiye hanze azagenda ahindukana nibi ejo hano twari turi n'abavandimwe bari badutembereje kreme Imana bumukishada Imana bumukishada dutwaye ahantu ariko Kenya ba amahoro yo mu ijuru Abrahamu na Isaka nako izobe ku banyakenya n'abanyagihugu b'abanyakenya n'abanyabimugi babo bazomenya Imana abantu ni beza badufatiye abantu neza babahaye imirimo murasa neza amafaranga mwamutanga n'abanyakenya Imana mwishu zabagirira cyakabiri washiki ndababwira ngo dore umuco w'abamasai nubwo yo kwiga ariko wa muco wagakora w'abasomali w'abamasai w'abasudani ariko twebwe kubera ko twebwe ibintu nuko ibi si ibintu twebwe izi ntambara tugira abantu bacu guhinduka aho bashize hose akamabahira si imico yacu nk'ibi ni umwuka ibintu zacu ni iby'umwuka bigomba gukorerwa mu mwuka hanyuma umukozi w'Imana aratwigisha ngo umutima w'Imana kuba konvenye uriya warahuye n'Imana niwe uzawandika usanga ibintu dushitse mu masomo runaka ahantu runaka ukamusanga umuntu yarasigaye yarahindutse icyo gituma urimo kubona dufite abapasiteri bahindutse abayumbe bahindutse azanyura mu isomo rikamunanira akamahungu noneho akambara yashisho itari yavuga uko asa akavuga uko adasa cyukiri bavanye hari amasomo Imana ibamugisha zamura ikiganza cyawe soze babwire ngo hari amasomo somo yo gukandagirira amahwa somo ryo kwiyanga somo ry'inzara Mana data wa twese uciye bugufi bwawe ntitumetereze isomo ry'igisirimba ngo tumetereze isomo ryo kuba hamwe no kunezezwa n'indimi ngo tumetereze isomo ry'ururimi ariko isomo ry'umwuka wera isomo ry'umwuka wera isomo ry'umwuka isomo ry'umwuka wera wangu ukunda ubugingo ariko utabwita ubwanjye uciye bugufi duha imbaraga zo kwiga amasomo yose
muri uru rugendo mu izina rya Yesu. Amen.